wanditseho Gacwawe navuye ino mba ndagiye Diane avuga ko azatanga kandidatire ntahari noneho ngo ikiri ntaganda ngo ajya mu rukiko oya Diane uretse kumurenga ubwira kandi ngo ngarumva nta mahoro afite atayoboye we ngo arashyugumbwa atayoboye bya nibyo bitaga akayihayiho gusa njye n'ubu ndacyamwibazaho n'abandi mwibaza iki nibaze umuntu ashobora kuba perezida ari cyo ahereyeho nabonye ijwi rya Amerika mu kiganiro azuva no muri gereza ukaba perezida ntabwo ikibazo ari icyo wanajya no muri komo kagaruka ukaba perezida njye ntabwo ikibazo ari icyo ariko icyo nibaza perezida niwo murimo umuntu ashobora guheraho akora erega hari imiryango dufite idasabwa ko inyura kwa mudugudu nk'uko twe tubanza kwiyamamaza kwa mudugudu abayobozi bose dufite ntabwo ari ko bazahera hasi nubwo atahera hasi wenda urumva bamugize umutekinisiye niba ari umuhanga mu by'ubukungu akaba minisitiri w'imari ahubwo byaranyuze umuntu yitwa umunyapolitiki ryari hano mu Rwanda oya ahubwo ku isi kuko ijwi rya Amerika ryamwise ngo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi niko banditse umuntu aba umunyapolitiki ryari urumva hari ukuntu tuvuga ibintu hano genda ashaka kuganira umupolisi wabaye hariya ngo yabaye irihe ranka rivuge wowe kuko njye sinaye afande niwumva atari byo mumbirindure piri ndashaka kubaza ndagira ngo murebe igisobanuro cy'uburemere bw'ikintu cyitwa jenoside aho noneho jenoside ibera mbi abayikorewe nibo batanga amakuru ndagira ngo tugane kuri iki kintu kandi abayikorewe bari bihishe ubwo umuntu wari wihisha bafite amakuru angana iki gitonyanga mu nyanja niyo mpamvu rero umuntu ashobora kugera kuri rwego gusa cyiza aracyakekwa abantu babyumve neza ntabwo kimuhama ariko harimo isomo oya harimo igisobanuro cy'icyo mvuga ngo abakoze ibi byaha ndimo ndashaka ryajweho Gacwawe buretse umunyapolitiki utavuga rumwe hano ku ijwi rya Amerika banditse Rwanda utudomo tubiri Diane Rwigara aziyamamariza umwanya wa perezida nka kandida wigenga iyo ni inyandiko umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Diane Shima Rwigara uherutse gutangaza ko aziyamamariza uyu mwanya ubu se yabaye byagenze bite ngo abo utavuga rumwe bano bantu hari n'igihe ngewe icyo nemera Diane 500% afite uburenganzira bwo kwiyamamaza nk'uko nanjye mbufite nawe n'undi nashaka ibyangombwa basaba bitange nk'uko abivuga azabikora kucya ubu aka kanya afashe icyemezo cyo kutavuga rumwe n'ubutegetsi yabaye umukandida wigenga kutavuga rumwe n'ubutegetsi akabyihorera ubwo yatangiye kuvuga ko atavuga rumwe rero n'ishyaka riri ku butegetsi rumwe umuntu yakuvuga ngo ntabwo tuvuga rumwe wamaze kudekara ko agomba kukwita umwanzi wawe kandi wari umukandida genda gira inama Diane naba umukandida reke kuba utavuga rumwe cyangwa niyo tuwenda none se amashyaka yose agomba cyangwa umuntu wese wiyamamaza agomba kutavuga rumwe na leta cyangwa umukandida wigenga wese agomba kuba atavuga rumwe Mpayimana niba ari Mpayimana niba ari inde yitwa nta bintu byo kutavuga rumwe mwarimu barafinda yaje kubivuga hanyuma ariko yaje yigenga hari undi muntu wigeze kuza kera ntibuka wari ufite ibyapa byinshi ku muhanda mu mujyi wa Kigali ntibuka uko yitwaga yari mu bakandida bigenga abantu mumwibuka mu munyibutse Higiro umugabo w'inzobe w'igararito cyangwa Higiro yari igikara ndabyibuka mperuka tujya gutora niba naratoye niba ntaratoye yari kuri liste se hari umuntu anjye nibuka ko yiyamamaje mu badepite ngira ngo sinibuka Diane nuko asubiza abajijwe n'uyu muntu nafashe icyemezo cyo kwiyamamaza kuko numvaga ubushake nari mfite muri 2017 ubwo nageragezaga ariko ntibigende nk'uko nabyifuzaga ubwo bushake nicyo cyifuzo nari mfite ntaho byagiye kandi burya ngo ikikurimo ntaho wagihungira ikikurimo burya uracyumvira ukacyubaha ukagishyira mu bikorwa igihe kigeze iyo utabikoze nta mahoro ugira rero ikigaragara no kuba perezida ni umuhamagaro mvuyemo madanda gutegereje kuri nteko uzanye ibyangombwa yavutse ashaka kuba perezida oya urumva bimurimo
kandi numva nta mahoro azagera ikintu kikurimo ntabwo wakibika iyi ngingo yo ndayemera niba yaravutse rero akavuga ati muri twa ngomba kuba perezida impamo ya Mungu da ariko ngewe kuri nge nari umugira inama agatangira ari perezida w'urubyiruko akaba w'amakoperative akaba perezida mu bintu agakomeza akaba perezida agakomeza akaba perezida bugacya ati n'uwa repubulika ndimo ariko guhera ku mwanya ntekereza ko ofisi ya mbere ikomeye ku isi ni ibiro by'aba bantu by'abaperezida usabaye perezida ubu mukuru w'umudugudu yazamubwira ko ari umukuru baringaniye ndavuga mu mazina akamwumva kumwumva yamwumva buriya kuri iyi si nta muntu ukomeye umuntu arakomezwa n'iki kimurimo ni ukumenya yarakivukanye yigeze agaragara muri bindi bikorwa bya politiki basohora amategeko akayanga akayavugaho yigeze agaragara u Rwanda hari ibihugu batumvikanya politiki yaza akayandikaho akaba hari ububanyi n'amahanga bwabaye akandika nko kuri Twitter cyangwa ahandi na kera ku buryo uyu muntu tuvuga ngo iki kintu cyamukuriyemo none kigeze aho gishwanyuka ariko hari principe imwe muri iyi si nta muntu n'umwe ukomeye abantu turakomezwa urabona sikoviyemo umuntu ntashinga none abankize hariya bakanyita igiserenzi umunara nk'uw'ibaberi ivumbi ryatumuka mu nyanja mukumirwa igakama amatapa atukura akaza bajya kuvuga ngo sikovi yaraje inzugi zigakuka abantu b'amakote bakikura urumva amatwi bagakurugutura ngo byumvikane neza mwese mukaba tayari ngo ninjire urimo urabyumva urabona ngo uyu mugabo yari umuja ngo barabaza bati uw'umwami akunda numva namugiza uwamwanga agasobanura ibintu byiza byose bakora bati farashi y'umweru imyenda bakamucisha mu mujyi bakavuga ngo dore uko uw'umwami agenza ko yari azi ko ari we mutware bakuri bushime umwami arangira avuga ati nimunzanire uriya umukobwa bamucisha mu mujyi farashi y'umweru mu myenda y'igicu bavuga ati dore uw'umwami akunda uko amugenza rero muri iyi si uwo munsi uwo mugabo atambuka umujyi wose waramurebaga ariko imyaka yamaze ku irembo ari umuja ntawamubonye ariko nibura yari ku irembo nibura kugira ngo umwami amumenye yari ku irembo uyu muvandimwe uje muri politiki yahozehe yaratambukaga umwami atakwa muntu ukingurana uramuhate bakunda n'umukobwa uri aho bati n'uwande bati n'uwa runaka cyokora koko kubera ko ise w'uyu mukobwa ngo yari umukire abakire baba baziranye n'abakomeye abarimo n'abanyapolitike wenda n'iryo rembo yabagaho bino bintu mbivuyemo ngewe n'abakandida tuzahurira kuri neke numva ibyo imigabo n'imigambi batubwira ubundi kadusubire mu nkuru zacu z'imirima gusa yavuze ngo u Rwanda yifuza aremera ko u Rwanda rufite umutekano usesuye ngo usibye uw'igifu abantu bakabona ibyo kurya bagatura neza iyo mpamvu afite Faki yarayifite uyoboye Afurika yunze ubumwe u Rwanda ruyifite inshuro 4,000 isi yose marabo umusezano w'marabo nicyo avuga ari mu murongo rwose ngewe icyo ndimo mvuga aba banyamakuru n'abandi bantu bamubwira ngo yitwa utavuga rumwe n'ubutegetsi na leta nibagukureho ako kantu ko kutavuga rumwe wowe umukandida wigenga ufite impamvu zawe nushaka kuvuga ngo ntuvuga rumwe uri murishakira umwanzi utari ngombwa kugeza ubwo butegetsi nibwo butuyoboye kandi nawe avuga rumwe natwe kuko nitwe twabutoye ntabwo avuga rumwe namwe nyine kibabaguye ako kantu babakaza oya bihuje nabi sa ese Frank we ko avuga ko natavuga rumwe n'ubutegetsi Frank avuga ko areba mutujegera akajya avuga ngo kano karajegera ariko niba iyo umuntu uje kwiyamamaza ikimutera imbaraga ari ukuvuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi ariyo pozisiyo aricyo bivuze adashobora kwiyamamaza ari umuntu uhanganye n'undi ariko yavuze rumwe n'ubutegetsi ariko hakaba hari ingingo ashaka guhindura ko n'ubutegetsi butakibikora neza byose nabimenya cyangwa abanyarwanda bamugani nabo hari ukuntu baba babona kabona iyo turufu niyo bagenderaho bakayumva ntabwo mbizi n'abanyapolitiki ariko abanyapolitiki muze kudukora comment na Diane niba bishobotse nawe utwandikire muri comment kuvuga ko utavuga rumwe n'ubutegetsi nibwo buryo bwiza bwo gutanga kandidatire yawe cyangwa ukavuga uti genda umukandida wigenga ndashaka guhindura ABCD ntibihagije ibihari tukabigumishaho ese koko abanyarwanda bafite inyota yo gutora uwitwa ko atavuga rumwe
cyangwa bafite inyota yo gutora ubaha ibikwiye. ko kandi Niba rero dukeneye gutora uduha ibikwiye, wavuze ibyo dukwiye ubona wenda uwo muzamuhanganye Green Party, RPF, mwarimu nawe uri mu bashaka kuza, Mpayimana aho se buriya Mpayimana we arabanza yegure ku kazi bamuhaye cyangwa araguma ari umukozi wa guverinoma agiye guhangana nayo mu matora. Oya nako handaza abahanganye n'ishyaka si guverinoma n'amashyaka. urayize nk'amajwi 5 arayizeye. Oya. Nibidakunda Ari ku mwanya wa perezida ntabwo ari umudepite. harya ubwo Nizere ko aza ku mwanya wa depite. rero niba wubaze gutyo ejo bundi agasanga akazi ke bagahaye undi ntazazana ibintu byinshi. Bashobora kuba kadakorwaho. Reka ibintu tuzabimenyere muri NEC. Tuzanabimubarizayo. We tuzabimenyera muri NEC kandi ni umusibo ejo bundi tugatahayo. Gusa nge ijambo ryitwa kutavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo nzi niba ari ryo turufu. Yaba kuri abanyapolitiki bari hano n'abazaza. Hari ibyo ntemera leta ko itakoze neza. Ari nayo mpamvu mu nkuru dukora tuvuga ngo ibi ntibyagenze neza, ibi byapfuye, paka igatumaho abayobozi kababaza, RIB ikaza igafunga bibye, perezida na kabineti bakirukana umuntu, ariko kutavuga rumwe. Niba ari imvugo ya politiki, niba ari imvugo yumvikana nk'uko, ababizi muzanyibwirire sinishoboreye. Reka ngaya ngo ngira ntya rero ubwo nagiye hakurya ha ngo dipisi hari umukecuru yatubwiye ngo ninde gipusi umukecuru agira ati nagiye no kwa gipusi ayanga kunyakira ariko abaturage n'imfura dipisi se oye ngo inkuru yatangiye ite polisi y'u Rwanda ubundi nari nicaye aha kwa kundi ku nzira hari n'igihe biba byakomeye noneho ndara hanze ndeba mu nzu umuntu arambwira inkuru ambwira ndamubwira nti rero n'ibyo bintu uvuga ntabwo bibaho mutazitiranya abantu hatazamo no guharabika ariko amakuru nk'ayo ntimuyaryamane muyahe inzego cyane cyane perezida wayibuka ntibizabafasha nawe njye nk'umunyamakuru utabashe kugera kuri tere ngo menye ibintu ku bindi ntabwo napfa kwemera ibyo bintu ko ari impamo habimbwira nk'iri joro buri buke kwibuka biba ngiye kubona mbona birashwanyaguritse agacuma n'akabindi biba biwaye impawe nsomera uko inkuru yatangiye ngewe icyo nshaka kuvuga simvuga ibyo akurikiranyweho n'ibindi ariko ndaza kubabwira impamvu ikomeye ishobora kuba uyu n'abandi nkawe bashobora kuba bagihari cyangwa se bakaba banamwitiranya kugeza ubu ngubu ariko nanone gufata DPC bakaba bamukuye ku kazi bakaba banamufunze RIB yavuze ko imufunze yabyinjiyemo arafunze byinshi. Polisi y'u Rwanda yahamagaje umwe mu bagize umwe mu bayigize umunyamakuru nawe hano ajyana niyo yandikaga ntabwo yandikaga inkuru yandikaga igipolisi ngamaje umwe mu bayigize wari umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyanza SP Eugene Musonera kugira ngo akurikiranyweho ibyo yaba yarakoze bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Makuru ngavuga ko uyu mugabo yaramaze igihe gito ahawe izi nshingano muri aka karere, ari nabwo amakuru yagiye hanze ko ashobora kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Umuvugizi wa polisi rero y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yemera ikinyamakuru igihe ko uyu mupolisi yayoboraga polisi mu karere ka Nyanza yahamagajwe. Ati hari amakuru twabonye mu minsi itari myinshi ko DPC w'akarere ka Nyanza afite ibyo yakoze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Niyo mpamvu yahamagajwe kugira ngo akurikirane. Bivugwa ko ngo uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyanza ndetse ngo abaharokokeye bari basanzwe bahaza amakuru ye uretse ko batari baherutse kumuca iryera kuko ataherukaga muri aka gace mu buryo buzwi. Ngo nyuma yo kumubona muri izi nshingano nibwo bahise batanga amakuru yagejeje kwihamagazwa rye. Ukiraho iyi nkuru icyo akekwaho cyaba nk'uko kitaba kuko hataraboneka ubutabera habe ngo urubanza tumenye gusura urubanza aho ruzaburanirwa hose mu mategeko impamo ya Mungu nubwo byaba ari kugasongero ka Muhabura yahamagajwe dosiye zacumwa ryari mu gacumwa kuza gushaka amakuru. Ariko ishobora kuba ikiriyo kuko ibintu byo kwitwara buturi baba baduhemukiye tugomba kumva ukuri kw'ibi bintu. Ndazaguma gushaka amakuru kugira ngo tuyikurikire. Ntayirukankana
oya nayirukankane wenda ariko aho ayijyana ngomba kuba ndiyo kandi ntabwo ategetswe kubimenyesha ariko mfite inshingano zo kubyishakira nkazaza nkabwira abantu icyabaye ariko njye sinshaka kuvuga ku muntu ndashaka kuvuga kuri kesi muri rusange. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye ku manywa na nijoro, itangira kera. Tugeze ku masaha rero yishyirwa mu bikorwa byayo byo kwica, aba batutsi nibo bari mu bibaya, mu bihuru, mu bishanga, mu masaka n'ahandi n'ikuzimu, kuko hari abo bajugunye mu myobo. Umuntu wabaga yaguye mu kinogo bajugunye mu cyobo, abazanaga amabuye, ibi byatsi n'ibindi byose byo gupfuka ngo umwuka ubure, umuntu uri mu mwobo ntabwo yabamenya. Bazwi nande n'uwari uri imusozi mu bashyiragaho amabuye. Rero uyu munsi kuba impamvu mubona ibyaha bya jenoside uyu munsi hari abantu bamaze imyaka bari hano tubabona bisanzwe, n'uyu munsi bizakomeza kugenda biza, nuko abakoze jenoside atari bo batanga buhamya bw'uko jenoside yakozwe, ahubwo abarokotse nibo mutekereza umuntu birukankana amaso yamurebye. Numvishe ubushize kamvuga ubuhamya bw'umuntu uzwi, uyu mugabo wayoboraga Rayon Sport, Sadate Munyakazi, asobanura urugendo rw'urupfu rw'umuryango we. Uriya mwana ise yabwiye atiruka, akiruka ntiyongere kureba inyuma. Niwe mushaka ngo asobanure uwishe se na nyina, ni amakuru yakomeje azamusatira. Ubonye nibura abicaga uyu munsi niyo minu bumwe na bya bindi by'ubumwe n'ubwiyunge na ntuza na harya babyita ibindi bazanye bitari ndi umunyarwanda n'ibindi bindi. Ni iki harya ni imvugo irimo gukoreshwa muri minu bumwe ndayibagiwe we ubudaheranwa. Aba bantu bakoze jenoside nibo bakwiye kuvuga icyabaye. Bari bicaye ku manywa, utaricaga yaricaye ku muhanda yateye agatebe areba uko babirukankana. Wari kuri bariyeri yazabishe azabarokotse baganiraga inkuru y'uko abantu bapfuye. Mu by'ukuri inkuru y'umuntu bashyize mu rusenge, urashaka kumva ubwoba afite yumvisha ko abicaga baje kurira inyama mu rugo rw'uwamuhishe. Umugore niba yamuhishe, umugabo aratashye n'abahungu be n'abandi bose baraho. Murimo muratekereza ubwoba afite uko bungana ari mu rusenge aho yihishe, kugira ngo nta guhumeka, kugira ngo anumve amakuru. Uyu munsi aba ari abantu bafite gusa dufite 0.2% by'uburyo jenoside yakozwe, kubera ko ubuhamya butangwa n'abarokotse kandi bari mu bwihisho. Mu gihe abayikoze abatanze amakuru ari bo bake. Kuba rero uyu musipolisi abantu bose baravuze ngo bigenda bite, ngo n'uburangare bw'ubutabera. Ubuhe butabera se? Jenoside ni ikintu gitegurwa imyaka myinshi. Dufite impamvu zishobora gutuma umuntu abura. Jenoside yakorewe abatutsi irangiye, mu bakoraga jenoside hari abahunze bajya muri Kongo. Aba bantu bagiye muri Kongo hari abishwe n'amacinya, hari abishwe n'inzara, hari abaguye nzira. Igihe kiragera hari abatahutse, hari n'abagiye muri FDLR, hari n'abakomeje bajya i Burayi n'ahandi hose, babandi bose mubona baca ibintu. None abaturage bari hano ko wumva yari umusore muto, ukurikije uko angana yari muto, bambwirwa n'iki ko akiriho cyangwa atari muri abo bagiye yose. Ari nayo mpamvu n'uyu munsi mu Rwanda hamwe mu kiruhaba akarere waturamo kose ni iwanyu, nta n'ukubuza, ufite uburenganzira bwo gutura ushaka. Ariko niba jenoside ikirangira hari abantu bimutse iwabo uwo munsi bakagenda bahunze, bagaruka bahunguka ntibasubire iyo bahoze, bakajya mu yindi ntara, abanyagisenyi batahukaho kugira ngo agume Igisenyi agakomeza bakaba barusuma. Muragira ngo uwo muntu ntashobora kubaho imyaka ye yose ntawe umurega? Uwarusuma akaba yaravuye nawe akaba barusize. Atumiza Bugesera umugore n'umugabo imyaka 14 yabimaze Nyagatare, ntawe bazi, abantu batazi iyo bagiye. Uzi impamvu? Amakuru atangwa n'abarokotse. Aba barokotse bose iyo umuntu aganira uko yarokotse akavuga ku munsi wa nyuma ahura n'inkotanyi, ihahamuka afite ihungabana, n'uyu munsi bamwe rigishoreye
ntabwo ari wo kumenya abantu bose iyo bari uretse na dipisi sibyo kambibutse inkuru ya wa mukecuru waje mukandutiye mukande ava muri Kongo wa wundi yego haraza ngo umuntu umwe amukubise amaso aryumaho areba isura akurura n'indi mu mutwe oya mubonye aravuga ati umuvandimwe bamuzanye yatahutse byacitse areba hirya arirengagiza ariko nyine ari bukurare mu mubiri ari buraravuyemo hararamo yikoza kuri mikoro ya Rutinduka Kigali Today amafoto iyi nkuru yapfuye gusohoka Kigali yose ivuze induru icyarimwe Kigali Kiyovira Sara Sainte Famille atisirabika hari ryari nta myaka 10 ishize byari 2020 2010 ngira ngo ni 9 bishyira na 20 nibwo mukandutiye yaje nta muntu numwe wari uzi ngo ariho cyangwa ntariho n'ubu ngende ariko ngiye mbona kuba yaraje byaramufashije nubwo afunze muze gushaka agafoto ke yatahutse uko yasaga murebe nuko asafunze ni mama ya Mungu buriya ibinyambabwira yakoze amahitamo ati bibira rutana njya mbibabwira nkababwira ngo guhunga ni igikorwa gikwiye kubanziriza gupfa kuko gupfa nyuma yaho nta kibayo ariko ubona utari bupfe ntabwo wahunga ibindi byose wabijera guhunga birakagenda bihere none ko uyu nguyu baravuga ngo bamwe mu barokotse jenoside batuye aho bikekwa ko yaba yarakoreye jenoside bavuga ko mu gihe cya Gacaca uriya mupolisi yavugwaga ariko atigeze aburanishwa kuko ngo nta bavugaga ko baba barabafatanyije mu bwicanyi abaturage baramuvugaga ariko avuga ko yanabaga afite imbunda muri iyo myaka akiri urubyiruko uzi ikintu kirimo uvuga ngo abaturage babandi barokotse baramuvugaga ariko hano Gacaca gufata icyemezo yagishingiye ku bakoze icyaha niba bakoze icyaha batamuvuga bararyumye kandi uwarokotse bakamanza bati wamubonye ati icyo nibuka ndi kuri bariyeri narirutse ariko yari harafite imbunda bakumva ni ibintu bidafatika urumva inkuru yaravuzwe irahera ubundi uyu mugabo icyo nibaza umunsi wa mbere bamubwiye bati jya Nyanza yatekereje iki yatekereje ko abantu bashize yatekereje ko bibagiwe yatekereje ko yakuze agahinduka yari asanzwe anafite dosiye ivuga ko hari imitungo ngo yangije nganagiro ni narwo ruzinduko rwa mbere yakoze ko yangirije aramwishyura ambo aragenda abwiye umukecuru ati ndabizi ibyanjye dosiye yanjye ndayizi reka mwishyure birangire ahubwo umukoboyi yariseriye inka ya data uyu mutipe yariseriye ariko icyo bisobanura ni iki aba bantu bakoze jenoside bavuka muri twe n'abavandimwe bacu n'abanyarwanda gusa kutemera ndimo ndibaza uyu muntu niba koko ibyo bamuvugaho byarabaye mu kazi yakoze kose k'igipolisi iyo yakiraga uwarokotse afite uwarega yatangaga ubuhe butabera mutekereze niba dufite umucamanza uri i Rubavu yarahunze Gacaca cyangwa yasize akoze jenoside Kirehe atanga ubuhe butabera iyo wakoze igisa n'icyo amugeze imbere haba harimo akantu nubwo tuba tutagafindura niyo mpamvu nkubwira ngo izi ngaruka za jenoside zisa n'umuntu urwaye kanseri baravuga bati yafashe ino bakarica ariko ntabwo uba wizeye ko itazongera ikavuka kuri ndino hari n'igihe bikurikirana bikagera ku kirenge niyo mpamvu bavuga jenoside ni ikintu kibi ku buryo hari umwana nabonye kuri radiyo y'abafaransa RFI avuga ati iyo muvuga ngo ni jenoside ati numva mutaravuga ijambo ryashyikira rya nyaryo ryashyikira umutima wanjye ngo numve mvuga ngo iri jambo mwakoresheje rihwanye n'agahinda n'ibyo nabonye n'ibyago twagize aravuga ati murabivuga ariko ntabwo biraza murabigenekereza mu mutwe wumvamo ikindi gisobanuro ko kiburira inyito ati kuntu nyitekereza ntabwo ndayibonera uko nayita ibi rero Nyanza ariko rero nayo ifite umuzimu wayo kandi muri iyi minsi umuzimu wayo arahagaze banze kumwishyura bashobora kuba amaraso yamenetse kuri uriya musozi atangiye kweguka atari butume muryama
abasinzi mu kabari barashwana ati umusaza na mushiki wumvishe ncece kugira ngo wakabaraje bakamenya ko ari we wishe kugira ngo siwe wishe umwana wa runaka abantu bari barayobewe uko byarangiye wenda bamwishe hariho rega abantu baguye mu gico kidafite umuntu n'umwe wemeye icyaha wanakurikiramo bikaba biraho uwo mwana ntabwo tuzamenya aho yagiye kugeza ubwo amaraso ye atakambira kuri uwo musozi umuvandimwe akamucyurira mwene nyina ariya ni amaraso y'uriya muntu aba atakamba ni ishusho atazibagirwa amaraso y'uriya muntu yaratakambye kugeza ubwo mushiki w'umuntu acyurira musaza we ko yishe umuntu inkuru ikaza twese ikatugeraho nyuma y'imyaka 30 rero njye ndumva ko uyu mupolisi yakekwa nta gikuba cyacitse uretse nawe hashobora no kuza undi twese twari tuzi nk'inyangamugayo isi ikatugwira hano cyane iyo ari inyangamugayo yo mu bwihisha adaca kuri televiziyo buriya televiziyo ni ikigeragezo uyu mugabo iyo aba yarabaye nk'umuvugizi wa polisi cyangwa mu gace akaba aca ku binyamakuru avuga buri munsi rubanda induru iba yaravugiye i Nyanza ati reka tuwo muntu ariko mwazamuzanye mukandutiye rega niko byagenze yaratungutse Kigali yose iratakamba inkuru yarasohotse bati twizere ko wabyitiranyije wa munyamakuru we ntabwo mukandutiye yaba ariho batangira ukuntu yakoraga amarisite mu mujyi wa Kigali iyo za senti nyase ibintu byose abantu bavuza induru baratakamba kubera ko yaciye ku ifoto ya Kigali Today uyu muntu nawe yaba yaraciye ku ifoto gusa nshima leta y'u Rwanda na RPF Perezida Kagame ushe twibuka kuri iyi nshuro ya 30 yaravuze ngo afitiwe igihugu gifitiye umwenda barokotse kuko bemeye ikidashoboka gutanga imbabazi biragoye kuko nubo hari umuntu utasobanuye imbabazi inkomoko yazo ngo uyibone none rero avuga u Rwanda rufitiye umwenda w'abantu barokotse ariko nanone uru Rwanda rwafashe icyemezo kamvuga ngo banyoye umuravumba urimo nk'umubirizi n'igikakarubamba icyarimwe n'imizi y'umusororo niba ari byo bishari u Rwanda rufata icyemezo n'abarutegetse icyo gihe barabimira babinywesha n'abanyarwanda twese turamira kugira ngo turamire muri iki gihugu Uwiteka Imana yadushubije bigenda bite mutekereze bavuga ngo kugira ngo umuntu ajye yimuka aho yaratuye najya kujya gutura Kirehe cyangwa Bugesera abanza tubwire yari indembere jenoside yakoraga iki nyuma yaho yaje ngo imyirondoro kugira ngo tugire uwo duhigaho icyaha ahubwo bundi buriya ntago twagasubiye mu nyandiko zose za gacaca tugasoma amazina avugwamo ibyo bintu ntabwo bizana neza ya rubanda reba ukuntu uyu mugabo kuba bamufashe abapolisi bose bacitse imbaraga bikanze twayoborwagana nk'umupolisi muto wayoborwa avuga ati ntabwo bikunda ariko namubonaga umwe akavuga ati fande yari umuntu kuko yakiraga abantu ati yari umutindi undi akavuga ati ariko se ko yari umuntu mwiza urumva urwo rujijo rwaje mu mutwe w'abantu n'ingaruka z'umubirizi n'umuravumba na byakatse byose bisharira nakubwiye ngo perezida w'iki gihugu yanyoye natwe akatunywesha twese tukavuga tuti ubwo bimeze bityo kubw'amahoro turatanga byose batanga ubuzima bandi batanga imbabazi imitima ishwanyaguritse barayivurira kugeza n'ubwo wakoze jenoside inkozi y'ibibi karundura ku isi Kagame ajya kuri televiziyo perezida ati ni mu murekura taye arashaje ararwaye yemeye icyaha imbabazi uwo muti nawo baravuga bati ngo iki gikombe mwese mugire mute tugisomaho nubwo twavuga ngo kiturenge nk'abanyarwanda ariko ku bwa Yezu turavuga ngo kuko biri mu bushake bwa leta twese dusoma kuri icyo gikombe cyo guturana n'uwakwiciye abana bakigana akaza akanigisha mugashyingirana bigakomeza ubu ngubu uciye mu Rwanda ntushobora kwemera ko habaye jenoside keretse ugeze ku rwibutso cyangwa ukagana na nyiri kurokoka cyangwa uwayikoze ariko amaso yacu ntacyo abona amaso y'abagenda ntacyo abona niyo mpamvu abana bato barimo kujya ku nzibutso ngo barebe icyabaye cyane numva ngo nabo byari byarananiye kubyumva ngo bakavuga ngo mureke bamwe batura abandi batura ibyo ntibibaho naha rero kuba hari abantu bakihishemo ntabwo leta yagiye gufata mu byangombwa baka umukozi ugiye gusaba akazi ni imico n'imyitwarire y'ubudakemwa aho yaratuye diporome kuba atarafunzwe ni ibintu biraho ntabwo bakubaza ngo ufite imyaka 30 warahungutse wararokotse cyangwa wari mu badahigwa wabaga mu Rwanda wabagaye icyo iyo fomi y'u Rwanda ruyikora tuba dufite ibibazo by'ivangura
Yeah. rero iki kintu ntikiduca imbaraga ngo abantu bumve ko ibintu byacitse n'abandi batari uyu baboneka n'abandi bazaza ariko uwagaragaye tumukurikirana ariko hatashyizweho ibaruwa rutonde rwo gutuma abantu bose bikanga ngo tuvangure umuntu atangira avuga ati gese ko babizi ko na mbere ya jenoside nari ntuye aha byagenze bityo iyo myirondoro nta kimaze twavutse bwa kabiri nk'ababatijwe ariko muri uku kubatizwa kwacu bo bizagaragaraho ko yakoze icyaha amategeko akimubaza kandi kuba uyu yabaye umupolisi nta gitangaje kirimo n'umusirikare yaboneka na dogiteri yaboneka na depite ashobora kugera hariya bajya gusuzuma za ntuza zabo kuko bo babandi bashyizwe ku myanya seni banza gusuzuma yamukubita mu cyuhagiri kagibona uruhande rumwe rurashiririye bati mubanze murebe icyamwokeje aha bakamusohora hari ibintu byinshi iki gihugu cyafashe kirafunga kubw'amahoro y'abanyarwanda katubikingirane kizajya kiducika kigasohoka tuzajya tugisama dusubizamo cyangwa nk'ubu ariko abanyarwanda mwese umuntu niba wamubonye induru ntikwiye kuvugira imusozi ariko hari uwo waketse tubwire abayobozi dufite inzego ku buryo natekereza ko bajenjekera ikintu gisa nk'icyo cyo kora hanyuma ninde uzaryozwa se kudatanga amakuru ninde so wari uyafite utarayatanze abakoze jenoside n'abatarayikoze batuye kuri uwo musozi ntawe itegeko riteganya ko babarega ko batagiye kuvuga ko na runaka bamuzi ni gutegereza keretse bamubajije akaba yarabihakanye yari abizi ariko ubu uyu mugabo niba bamufashe araza agira ate yiregure wenyine ariko niba ingingo wambwiye yuko yageze akishyura umukecuru yangirije iyo nkuru ariyo atari ya makuru y'abanyonzi kuko numva ataragera ku bamotari ko bivugwa ko sene yabaye agikandagirayo niba yarakandagiyeyo akibuka umuntu akavuga ati uyu nataka inzu n'isambu ntabwo nzarara akamuhe kizimyamwoto inzibyo akamuzibya ariko bikanga yatunguka hariya umuntu akamanza atariko niwe siwe turanagara umuhungu runaka umuhungu asa n'uwa runaka bikaguma bikajujura bikageza ubwo bishwanyutse ku munsi nk'uri kandi wabaye dipisi wabonye na sene yo kurwibutsa uko byagenze uya ngo bari bagumutse abavandimwe bati ntabwo tumuha ababwiriza bati hatumije ururabo rwa dipisi ararubura bati muzana ururabo rwa dipisi afande uhagarara ingabo ni nkaho mu mutima bavuti abase turarufatana urwanjye bararumuha bicaye hirya bicaye no kugeza ubwo barushatse ariko ngo nabwo hariho amategeko hirya abayibukamo umugabo ati ntarwo ashyiraho amategeko batararushyiraho cya gikombe tusanzwe tunyweraho gisharira umwana araruzana abakuru bari banze kuruzana abakuru baranze umwana araruzana bararutanga barushyira ariko nyuma bakurikira kureba ninde oya nuko nyine inkundurira ro ko kwibaza uko niko abantu bacakiriyeho ubwo nyine urumva kwibaza byabaye byinshi bituma n'izindi nzego zitari zifite amakuru zinjira ubundi yari inkuru iri mu barokotse bajujura na perezida wibuka avuga ati mureke ibintu tubitware buhoro tubanze tubimenye wasangamo mwitiranya tutaza gufata umuyobozi wo ku rwego nkuru tukamwambika iki cyasha ntabwo ari uyu si umwambaro wo kwambarwa hako birangira ibyo wabonaga ari igishura kibaye ikigunira pe reka tuzarebe uri kucyoza niba reka rero dutegereze turebe uru rubanza rwose ubwo yaje i Kigali iyi yari i Kigali ntihafungiye ubwo tugiye Nyarugenge wowe cyangwa azamanuka i Nyanza aho byari nashaka bamujyana i Rusizi n'impamo nzimuka tuzimuka urubanza rubanda rugomba kumenya ngo ko zari veni zikaba tarani zarangiye zibaye zingahe ntabwo ari umuntu woroshye umuntu kugira ngo n'abandi aya maraso iyi misozi aborogeraho azaguma ababyutse yaciye mu bayobozi batandukanye ba polisi uya abapolisi bo wibarenganya hashobora no kuzana inama ya minisitiri yamugira igipe kubera ko nta kindi kintu kirenze ashobora kuba ari umupolisi mwiza yubahiriza amategeko yarize asobanutse ariko akantu umuntu ntabwo abantu nk'abarani bagenda gutyo gusa bafite ababasunika we DPC oya mu gipolisi hari ibintu bikurikirana hari ibintu ni raporo ni gusuzuma hari ibintu biba bikurikirana niba baramuhaye yarayo yungirije nka DPC w'akarere bunaka bakabona rafitinga arakurikirana atanga amakuru ku gihazi kwakira ibibazo by'abaturage arabiha umurongo umutekano ati niba yarakoranaga n'uyungirije uyu yajya muri konje ukwezi kose cyangwa dutegereje uza kumusanga ntihagire igicuku kuki tutamuha akarere niko abantu bakuru Gashyiga rero uti subira i Nyanza umva serwakira mugubanura imujugunya i Nyanza
ariko ntekereza ko hano ijoro hafi yaho ntekereza ko ijoro bamuhayemo ibaruwa ijya i Nyanza usa n'umunsi babaza umuvandimwe bati mwumvise ko inkotanyi zafunguye ati zafunguye Ruhengeri abari bafunze zageze Ruhengeri byagenze bite twaramanjiriwe umuvandimwe yabonye ibaruwa aramanjirwa inshuti bakunzi rero reka tubashimire mu mubana natwe muri ibi biganiro tubasezeranye ko mu gihe amakuru yose tuyamenye uko uru rubanza ruzagenda keretse niba rushyira mu muhezo ariko bataruheje tuzababwira uko byatangiye kugira ngo iyo myaka yose umuntu aba ari umukozi wa leta kuri uriya rwego polisi ushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu byabo abakekwaho icyaha cyo gukora jenoside muri iki gihe abantu babura amakuru ubwo abatangabuhamya bazaza n'ibindi byose tubyumve no kwiregura kwa nyiro byagendaga bite yavuga ko yavukiye he mu gipolisi bavuga ko akomoka he ibindi byose cyangwa se mu gipolisi ugiyemo ntibajya gukurikirana aho yakomotse wa mugani wa perezida ejo niwe wa urubyiruko ati iki gihugu ni icya twese umuntu uzaza yagukwezeho agatuza akubwira ati ni icyanjye azaba akubeshye twese turimo ubishaka utabishaka turimo